Uyu munsi turabagezaho umugani ukunzwe cyane, umugani washimishije abantu benshi cyane, ari wo mugani wa mutima muke wo mu rutiba. Twibukiranye imigani ya Kinyarwanda. Umunsi umwe imbwa yarakugendeye ijya gushaka ubuhake ku ngwe, ingwe irayibwira iti ko imbwa mukunda amagufwa, naho twe tukayazira naguhakane. Imbwa irayisubiza iti impamvu duhekenya amagufwa ni uko tutabona inyama. Mbonye inyama amagufwa se kandi ntayashakaho iki? Ingwe iti genda ujye wirinda amagufwa, inyama nzajya nziguhahira. Nuko iremera birabana. Bukeye ingwe ibwira imbwa iti umuja ni icyo akora, abana banjye ngaba, ujye ubanderera nimpiguka ubanzanire bonke, ninjya guhiga usigare ubarinze ubakinisha be kugira irungu. Kandi nongere nkwibutse uramenye, ntuzagire igufa uhekenya ritazanyicira abana. Imbwa iti nzagenza neza uko ubishaka. Ingwe iramanuka, ingwe iramukana umuhigo iragenda. Imbwa irya inyama nyirabuja yayisigiye, inakinisha ibibwana. Ingwe ihigutse iha imbwa umuhigo, iranayibwira ngo izane abana bonke. Imbwa izana ikibwana kimwe kirabwagaguza, gihaze igisubizayo, izana icya kabiri, kirangije izana icya gatatu. Ingwe irishima cyane. Imbwa ikajya irya inyama, amagufwa ikayata ku gasozi. Hahita iminsi igenza ityo. Hanyuma ingwe ikajya itaha ubusa, inyama zirabura, imbwa irasonza. Umunsi umwe ingwe ijya guhiga kure, imbwa inzara iyirembeje ijya aho yajugunye amagufwa. Yegura igufwa rimwe irarihekenya koco 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 koco, igiye kurimara akabaru karataruka ngo du, kikubita mu jisho ry'ikibwana cy'ingwe. Imbwa nayo izirikurikiye isanga icyana cy'ingwe ijisho ryaturumbutsemo kirasambagurika. Ntimucikwe rero n'igice cya kabiri kugira ngo mwumve ngo ese ubu buhake bwagenze bute? Ese imbwa yabonye ubuhake cyangwa imbwa byarangiye ubuhake ibubuze? Ntiwibagirwe gukora subscribe.